rero ndagira ngo ubwire ngo shuti yanjye wamugaye ubumuga bwo mu mutima ariko Yesu ndagutumaho Yesu ngo akore ku mutima wako muri bikomere akubeho akugirire neza akwiyereke mwami ndategereje gusingira ico wambwiye nikeshi nakumvisha umutima wanjye urakwizera mwami ndategereje gusingira ico wambwiye nikeshi nakumvisha umutima wanjye urakwizera. Haleluya! Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Irembo ry'Ijuru tugezwaho na Pasteur Jose Ingabire buri wa kabiri isaa 5 z'amanywa kuri Radio Mucyo 102.8 FM. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ukeneye inama cyangwa se gusengerwa wavugisha Pasteur Jose Ingabire kuri 078 44 66 066. Irembo ry'Ijuru ni Yesu Kristo. Turagushimye kuri Imana ikomeye, turagushimye kuri Imana yumva gusenga kwacu, turagushimye kutwitaho, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye kubw'uyu mwanya watugiriye ubuntu n'imbabazi, niyo mpamvu ducishijwe bugufi na y'amaraso amenye ku musaraba w'Igorogota. Habwa icyubahiro n'ikuzo kandi tuguhaye karibu n'ikaze. Iki kiganiro abari ukiyobora mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Mbanje kubasuhuza abakurikirana Radio Umucyo aho muri hose, abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, nimuhabwe umugisha n'Imana. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi numva nejejwe n'imirimo y'Imana. Imana itugirire neza. Ndingingira abantu bose aho bari ngo bongere imitima yabo yakomeretse Uwiteka yubake mu izina rya Kristo Yesu. Muhabwe umugisha. Uyu munsi ni umunsi w'umugisha, ni umunsi udasanzwe ku buzima bwacu, ku bantu bizera. Nshaka kubwira abantu muri iki gihe, ubundi muri iyi minsi cyangwa se muri gihe cyose iyi si yobowe n'ibintu bibiri. Iyi si yobowe n'umwijima, yobowe n'umucyo. Haleluya. Rero ndumva nshaka kuganira n'abantu bankurikiranye, ese wowe uhagaze hehe? Noneho hakabaho n'abantu batagira ahantu na hato bahagarara. ntasenge mbese akabaho mu buzima budasenga, akabaho mu buzima atazi icyerekezo. Ariko ndingingira abantu ngo mureke duhindukire, nibwo tuzabona ibyiza. Imana iduhana umugisha. Igihe cyose uriho nyemerera uhindukirira umutima wawe, uraranganye. Hari igihe niki cyatumye wowe uriho, niki gituma uriho? Ni ubuhanga se? Ni ubwenge se? Ese ubwo buhanga butuma warabuze mama wawe ukabura papa wawe ntibigutere kubaha Imana, bataragize ubushobozi bwo kuza kukubwira ati mwana wanjye rero dore ndapfuye ariko bimeze gutya uzitware gutya? Iyo umuntu agiye abagize ute? Abagiye. Rero ndagira ngo ubwire ngo yewe uri mu isi y'umwijima, garukiraho kugira ngo ubashe kuyoboka Imana yaremye ijuru n'isi. Imana rero iduhana umugisha. Mbazana ijambo riri mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 3. Turahera ku murongo waho wa mbere. Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Namaze kumenya yuko abantu ntabwo bamugaye gutyo gusa. Hari umuntu ufite ubumuga bwo mu mutima, hari n'ufite ubumuga bugaragara. Uyu nguyu yari afite ubumuga bugize gute? Bugaragara. Yesu nashimwe. Yari afite ubumuga bugaragara, umuntu wese yabonaga ko ari ikimuga. Ariko hari n'umuntu ufite ubumuga butagaragara bwo mu mutima. Yagenda mu muhanda akiganiriza, yagenda. Ni ukuvuga ngo ubundi hari igihe Imana ikubwira ngo nugenza gutya na gutya ngo
wenda urugero ngo uzasara. Hari abantu badasara visa kare, hari abantu badasara ku buryo bw'umubiri, hari abantu basaze mu mitima yabo. Haleluya. No kuvuga ngo uyu nguyu rero yari afite ubumuga bugaragara, ariko ndavugana n'abantu bafite ubumuga butagaragara. Imana ishimwe. N'abafite ubumuga bugaragara nabo ndavugana nabo. Uyu munsi ndagira ngo wisuzume wowe ufite ubumuga butagaragara. Icya mbere, ushobora kuryama ukabura ibitotsi. Icya kabiri, ushobora kuryama wimyoza, waba ugiye no kurya ukimyoza. Ibintu byose bikaba mu buzima bwo kwimyoza. Mbese umutima ugahora wiganiriza, ugahora umutima wiganiriza nakora iki, nabigenza gute, ugakubita hano bikanga, ugakubita iburyo bikanga, ugakubita ibumoso bikanga. Mbese ufite ubumuga bwo mu mutima butagaragara. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Rero ndavugana nawe ufite ubumuga bwo mu mutima wawe butagaragara. Ni ukuvuga ngo babyita trauma. Hari igihe bitaragera ku rwego ariko usigaye wiganiriza. Waba ugiye guhaha mu isoko ukagenda wiganiriza, waba uryamye ukiganiriza. Mbese isi kaba yaragucanze, inshuti y'umusaraba. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Rero nje kukubwira ngo hari Imana tubwira ikumva. Hari n'uba uri mu rusengero akaba afite ibyo byose mvuze, ariko ndagira ngo ubwire ngo Imana, muri ibyo niba bavuze ngo iyo Mana dusengera akomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho, ni Imana itabara. Imana ishimwe. Rero ndakwingingira kugira ngo uyu munsi wumve yuko ubwo bumuga butagaragara Yesu yabukoraho, kuko Yesu niwe ureba mu ndiba z'umutima w'umuntu. Imana ishimwe. Yesu niwe ureba mu ndiba z'umutima w'umuntu. Yesu niwe waza akakomora ibyo bikomere abantu bagusigiye, abantu bagusize. Imana irahari kugira ngo iyo Mana ikugirire neza. Imana yo mu ijuru ituhane umugisha kandi Imana itwishimire. Reka turebe no jambo ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, ari cyo saha ya 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Uyu muntu baramuhekaga bakamushyira ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza, ariko ntago yahigezaga, bivuga ngo baramuhekaga. Haleluya. Noneho ngo kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero, abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo yari ikimuga, yaramugaye ngo ku birenge, ngo noneho ngo barangije baramuterura, baramuheka, bamugeza ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Aha hantu birashoboka ko niho abantu bari bamuzi aremaye, ari ikimuga. Imana ishimwe. Ubumuga bwo bwaragaragaraga, ariko ngiye ndumva ndi buvugane n'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutima butagaragara. Birashoboka ko wabuze umuntu wakwizera waganiriza, birashoboka ko wabuze umuntu wamenekera umutima, ariko ubwo bumuga butagaragara Yesu arabishoboye. Imana ishimwe. Kandi birashoboka ko uyu munsi wa none wumva byararangiye. Inshuti y'umusaraba, ntago byarangiye, n'ukuri ntibyarangiye. Hari abantu batarapfukamira Bayali. Imana ishimwe. Arangije ngo rero ngo abona abantu b'Imana bagiye kwinjira mu rusengero, ngo nuko arangije ngo arababwira ngo mwampa, nawe aramubwira ngo udutumbire. Haleluya. Ese wowe mu bukene bwawe watumbiriye anko ntiyagira icyakumarira? Mbese uragenda ugira abantu wizerera muri abatumbira, ariko barangije bagutera umugongo. Haleluya. Rero buriya igihe cyose uzatumbira umuntu n'umuntu,
Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo abantu batumbiriye abantu, ababyeyi batumbiriye abana babo, abagabo batumbiriye abagore babo, abagore batumbiriye abagabo babo. Ariko uko umuntu wese ari, nasanze kubaha Imana ari cyo cyonyine cy'ingenzi. Imana ishimwe. Ndinginga kugira ngo ibyo utumbiriye ntubyizere. Izere Yesu, niwe uzakugirira neza. Tumbira Yesu. Tumbira Kristo. Abantu bakubona nk'umupagani, abandi bakagucira imanza. Birashoboka ko uyu nguyu yari hano ahangaha agaragara nk'ikimuga, imiryango yaramushizeho, aterurwa n'abantu, inshuti zaramushizeho. Ngewe nasobanukiwe neza kwizera Imana. Ujya wizerera mu mugabo akaguhinduka, ariko iyo wizeye Imana niyo ikebura wa mugabo akajya ku murongo. Uyu munsi rero ijambo nazanira abantu, ubwo bumuga ufite bwo mu mutima, Imana igibasha kubugira gute kubukoraho. Abantu bizereye mu bandi, nababwira ngo ni ibikomere byo kwibikwaho gusa. Wizera mukuru wawe ntagire icyakumarira, ariko wizeye Yesu amukoreramo. Reka twa gutakaza Imana twamenye ngo twizerere mu bantu, ahubwo twizere hehe? Twizere Imana, niyo nyir'ubuntu. Rero igihe cyo gukira cy'iki kimuga cyari kigeze. Igihe cy'uko Imana yagikoraho cyari kigeze, kuko yasabye abamuha amafaranga, ariko Imana itaramunanukira muri we, arakomeza bikimuga. Ni ukuvuga ngo rero hari igihe ushaka iki, Imana yo yarateguye ko iki ari cyo cyakugirira umumaro. Ugakora amasengesho, ariko Imana yareba igasanga iki nicyo cyakugirira umumaro. Ngiye nabwira abantu ngo mureke dusenge Imana. Ibyo yatubwiye ntiducumuzwe nabyo, ahubwo twongere twibirane na Kristo, twongere dushake mu maso y'Imana. Imana niyo mutunzi w'imbabazi, niyo ihindura amateka y'umuntu. Wizeye ankora guhemukira, wizeye Mamudogo araguhemukira, wizeye, mbese warizeye urongera urizera. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byizere by'abantu bishyire hasi, ahubwo wongere ugiye gusenga Imana, ushake mu maso y'Imana. Imana yo mu ijuru ituneshereze kandi tugirire neza. Umwuka wera agukoreho. Umwuka wera rero, umwuka wera ataramanukira kino kirema, bamuhaye amafaranga, ariko ntibyabuze ko bamuterura. Nago aya mafaranga yigeze amuterura ngo amukura ahantu ari. Ubwo baramuhaga bakigendera bagasenga. We ntiyanasengaga gute se kandi ategereje usohoka ngo amusabe. Rero ndagira ngo ubwire ngo nshuti yanjye, wamugaye ubumuga bwo mu mutima, ariko Yesu ndagutumaho Yesu ngo akore ku mutima wako muri bikomere, akubeho, akugirire neza, akwiyereke. Kubera yuko maze kubona abantu bagendana ibikomere, mpuye n'abantu benshi bafite ibikomere, abantu bagendana ibikomere, abantu barakomeretse, abantu bamerewe nabi. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha kandi tugirire neza. Ariko dufite Imana, dufite Yesu, ujye umenya umuntu yaremye. Iki kimuga nawe rero igihe cyari kigeze kugira ngo Imana igikoreho. Nanjye ndumva Imana hari ibitangaza, hari Imana iri bukore ibitangaza. Imana iri bugukoreho nshuti yanjye. Imana irakomora ubumuga bwo mu mutima, irakomora ubumuga bwo ku mubiri. Wowe umugaye igihe kinini, wowe turi buze gusengana Imana, ndumva hari icyo Imana iri bukore. Imana icimwe kandi tugirire neza. Haleluya. Nuko ngo gatatu, abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Kane, Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Arangije we aramubwira ngo icyo mfite ndakiguha mu izina ry'umwana w'intama Yesu Kristo. Ariko ntago ari cyo yategereje, we yarazi yuko ari bumuhe. Ifeza n'izahabu zo ntazo mfite. Imana ishimwe. Hari igihe naba nafite ifeza, ariko nyamara Yesu yarashyize impano yo kugira ngo aguhagurutse. Imana rero yari yabahaye umugisha wo kugira ngo bahagurutse ibirema. Aravuga ngo haguruka ugende, maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera.
Yesu ashimwe. Hari igihe rero, hari igihe umuntu aba afite ubutunzi ngo uriya namuhaye 10,000. Yo, wamuhaye 10,000? Haleluya. Ni ukuvuga ngo Petero yaramubwiye ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Yesu ashimwe. Abakristo muri iyi minsi akora ko yaguhaye 10,000. Ese umwanya pasiteri we yaguhaye ungana gute? Ndagira ngo mvugane n'abantu ngo umwanya pasiteri yaguhaye wowe wa mukristo we wungana gute? Wamuhaye 10,000? Imana iduhana umugisha. Ariko abangaba bareba ko 10,000 ntacyo bimaze, baramubwira ngo haguruka. Imana ibakoreramo iramuhagurutsa, arangije Bibiliya avuga ngo ubugomba mbare burakomera. Ndagira ngo mbabwire ngo nitwite ku by'isi, ahubwo twite ku by'Imana yakoze. Uyu munsi niba waratuye Yesu umwami n'umukiza ukabona ibitotsi utarabibonaga, Imana ntiyakoze. Uyu munsi niba warashonje Yesu akakugaburira, hari ubundi reka mbabwire, hari igihe Imana igusubiza urugero. Imana yampaye abana ariko ndangije njya muri koma kandi nari mbategereje iminsi. Bivuga ngo Satani hari ikintu abantu bataramenya. Satani nubona Imana igushubije ujye umenya ngo umurengera w'imbaraga za Satani zigiye kukurwanya ni nyinshi. Ahubwo hari igihe Imana igusubiza iki, Satani akakurwanya byimazeyo ku buryo ushobora no kugwa. Ariko abantu ntago babimenya. Iyo Satani amurwanyije ahita avuga ati reka mbivemo, agatera Imana umugongo. Oya, si igihe cyo gutera umugongo, ahubwo ibuka imirimo, ibuka ko ari akantu gato wabonye ku Mana. Nurangiza urushaho gushaka mu maso y'Imana ukomere. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo Imana iguha abana, ugiye muri koma, ugiye gupfa. Inshuti yanjye, babantu bari kubona ko ari Imana ikoze. Ni ukuvuga ngo rero sobanukirwa, Satani ntaganezezwa n'amashimwe wowe ugiye kugira. Ahubwo hagurukana ingabo nyinshi, ariko turashimira Imana ijya ibasha kuturwanirira. Turashimira Imana ijya ibasha kubana natwe mu gihe nk'icyo. Abantu benshi Imana irabasubiza, Satani akabukubita imbaraga z'umurengera, bagahita bavuga ati reka ntere Imana umugongo. Oya, ahubwo rushaho gushaka mu maso y'Imana, rushaho kubana n'Imana, rushaho gusenga, kubera yuko umwanzi ni icyo ashaka. Iyo utabaye maso rero umwanzi arakurundura. Turashimira Imana, reka mbabwire, ndashimira Imana ko Imana ijya ibasha kurwanya ibyo abadayimoni batugambiriraho. Uyu munsi cyubura ni iki wowe? Urabura kushishoza, ese izi mbaraga zindwanya? Ni ukuvuga ngo uzarebe ni Imana igiye kugusubiza. Hari yabanze intambara, ariko Imana ibigiye gukora ikintu gishya kandi gikomeye. Iyo utaragera mu rwego rw'ibyo bintu ngo umenye isi y'umwuka, abenshi bava mu gakiza, abandi bakavuga ngo Imana ntago iriho, abandi bakavuga ngo Imana yavuze siyo. Nje kukubwira ngo Imana yavuze ni ya yindi ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Imana itugirire neza. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabadaduka, arahagarara, aratambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Imana ishimwe. Uyu muntu yari yarugamye mu bwugamo bukenewe, kuko yari yaraje gusabiriza ku irembo ryiza ry'urusengero. Imana rero ibasha kubakoresha ibikomeye, ngo nuko arabadaduka agenda ashima Imana mu rusengero. Iyo ntekereje n'urusengero rwitwa ryiza, ntekereza ko imirimo n'ibitangaza byakoretse, ntekereza yuko hari ububyutse bukomeye, kubera yuko Imana yakoreye ibitangaza. Abantu bose babibona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Imana itugirire neza. Haleluya. Batangazwa n'ibimubayeho. Rero nshuti yanjye, ikigeragezo ufite ntabwo ariko kizagira gute
kizaguherana. Oya, ubwo bumuga bwo mu mutima wawe ntibuzaguherana. Ibyo abantu babonesha amaso wibyitaho, Imana ishimwe, ahubwo wite kw'icyo buriya wasanga iki kimuga nubwo nta hantu tubisoma, wasanga yarabifite mu isezerano ko Imana izamukiza umunsi umwe. Imana ishimwe, ariko nukuvuga ngo arabadaduka, utugomba mariko turakomera, imirimo n'ibitangaza ku rusengero rwiza ryitwa ryiza biramenyekana yuko Imana yakoze ibikomeye. Icyo bumuga ufite bwo mu mutima rero Imana ije kubukuraho, ubwo bumuga ufite bwo mu mubiri Imana ije kubukuraho. Hari ikintu Imana iri bukore, hari ikintu Imana, mbese Mwuka Wera yamanukiye kuri aba babwiriza butumwa, Imana ikiza ikimuga. Imana ishimwe. Abantu ntabwo bashaka kugira ngo bakize, ahubwo bashaka kugira ngo bo bamenyekane. Oya, Imana niyo ikwiye kumenyekanira muri wowe kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Igihe kirageze rero ngo Imana imenyekane, ni ukuvuga ngo icyubahiro abantu badaha Imana yiziye kugikishakira. Imana ikora imirimo n'ibitangaza kubera yuko abantu banze guha Imana icyubahiro. Ariko icyubahiro abantu banga guha Imana yo igiye kujyaza ikishakire nyine, kubera yuko Imana irabishoboye. Imana irabishoboye. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ni ukuvuga ngo wowe Imana icyubahiro, ibindi ntago ari ibyawe. Imana icyubahiro, wubaha Imana, wo gusubira inyuma ibindi ntabwo ari ibyawe. Reka turebe irindi mu Gutegeka kwa 2 ibice byawo 4:4. Ariko mwebweho abafatanyije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese uyu munsi. Imana ishimwe. Mwebwe, haleluya. Ariko mwebweho abafatanyije n'Uwiteka Imana yanyu muracyariho mwese uyu munsi. Reka mbabwire, tugomba gufatanya n'Imana yacu, tugomba kubaha Imana, tukaba mu ruhande rw'Imana. Imana mbese simbizi ukuntu nabibwira abantu. Imana ishimwe. Imana irashaka wa mubyeyi unteze amatwi, wongera ibihe byo kubaha Imana. Ntukangwe n'intambara, ntukangwe n'ikintu cyose Satani yaguteza, ahubwo mu ruhande rwawe wumva umeze gute. Kuko mu ruhande rwawe, muri rwa ruhande abantu batabonesha amaso n'ibizima. Yesu ashimwe. Muri rwa ruhande abantu batabonesha amaso n'ibizima, ariko niba ari muri zima, komeza wubaha Imana. Imana izakugirira neza. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo rero abantu badufasheho ijambo, abantu bagufasheho ijambo, abakomeye bagufasheho ijambo, ndingingira umuntu nteze amatwi ngo mu ruhande rwawe niba ari byiza gumamo, niba atari byiza ubyihorere. Ariko ndagira ngo ubwire ngo mu ruhande rwawe niba ari byiza, Imana izakugirira neza. Ubundi hari igihe umuntu yibesha ko mu buzima bw'umuntu ari we kamara. Imana niyo kamara muri twebwe. Imana niyo nzima. Imana niyo kamara ku buzima bwawe. Imana yaremye ijuru n'isi niyo kamara. Naho ubundi hari abantu batarapfukamira Bayali, hari abantu Imana yaremye batarapfukamira Bayali. Ariko ni ukuvuga ngo uyu munsi wakubaha Imana ni byiza, bifite umubiri wawe, bifite ubuzima bwawe bwo mu mutima bw'ubugingo, mbese imbaraga nyinshi. Ariko wabasha kuvuga ngo uteye Imana umugongo, ntago Imana ifata umuntu ku ngufu. Imana nifata umuntu ku ngufu. Bibiliya iravuga ngo inzira ebyiri, iyo kurimbuka, iy'ubugingo, aho sava. Ariko ntago Imana izagufata ku ngufu ngo gukure mu busambanyi, kuko niyo nzira wahisemo. Imana ishimwe. N'uyu nguyu Imana yakijije ari ku irembo ryiza, yaravuze ngo mwamaye. Abandi baramubwira ngo dutumbire, icyo dufite turakiguha. Baramubwira ngo izahabu n'ifeza ntabyo dufite. Haleluya. Izahabu n'ifeza ntabyo dufite. Ariko uyu munsi abantu banze gutumbira Imana, baratumbira ababyeyi bakomeye, baratumbira abafite ifeza n'izahabu. Rwose oya, ntago nzagutumbira. Imana niba yaragenye ko hari icyo wakoreshwa ni Imana. Ariko niba oya, Imana niyo ya mbere, Imana niyo muhuza wacu, Imana niyo muhuza. Niba wowe udakiranukiye Imana, ukumva ngo izahabu nizo uzayoboza umuntu, barakubeshya.
Imana iri hejuru y'ibyo abantu bibwira. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Abantu rero bibwira ibitandukanye n'ibyo Imana yari yagennye. Birashoboka ko uriya bamuhaga 10,000 agashima Imana ngo Imana ibanye nanjye, ariko nyamara Imana ifite gahunda yuko uyu muntu ari bukirire mu bipfu by'ububwirizwa. Turashimira Imana ikirisha ibipfu by'ububwirizwa. Ese wibwira ko ba Petero nubwo bwa mbere bari banyuze hariya, ariko isaha y'Imana yari yagize gute? Yari yageze. Isaha y'Imana rero igigera, Imana rangiza igakiza umuntu wayo. Yesu ashimwe. Birashoboka ko bari baciye igihe, ariko isaha y'Imana yari igeze kugira ngo uyu muntu akire. Imana itugirire neza. Kandi ntago babyikubita mu gatuza, ahubwo kurushaho kubaha Imana nicyo cyatumye Imana ibakoresha. Ngo dore mbigishije amategeko n'amateka uko Uwiteka Imana yanyu yantegetse, kugira ngo abe ariko mugenzereza mu gihugu mujyanwamo no guhindura. Nuko mujye muyitondera muyumvire, kuko ariko ubwenge bwanyu n'ubuhanga bwanyu mu maso y'amahanga azumva ayo mategeko yose, akavuga ati ni ukuri iri ni ishyanga rikomeye, n'ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga. Imana ishimwe. Haleluya. Imana irangije ababwira ati rero nuko muzubahiriza aya mategeko, mwongere muyubahirize. Ngenda bwira ngo ongera ukizwe, ibitangaza by'Imana birahari. Imana ishimwe. Imana yagukura mu bukode, Imana yagukuraho inzara, Imana yagukura mu bitaro, Imana yakuha abana, Imana yakugaburira. Wowe wananiwe kwiga, Imana yakuha minerval, school fees. Nta kintu Imana na kimwe naniwe, ahubwo wowe ni wowe ni wowe utayikurikira ngo uyegere. Gusa nabonye Imana ikora. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Nabonye Imana ica inzira, nabonye Imana ica imigozi, nabonye Imana ihindura amateka. Wowe ukeneye guhindurirwa ubuzima n'amateka, ndinginga Imana ngo gumamo, kugira ngo Imana izakugirire neza. Ibitangaza biracyahari. Imana kijuru ya uri ku irembo ryiza iracyakora. Twabonye Imana, twabonye amaboko y'Imana. Ntago njya mbivuga simbihage, ariko nawe ndakubwira ngo humura. Ntabwo Imana iza gutabara utagize gute, utahuye n'ibigeragezo, utahuye n'amakuba. Ntago bishoboka. Imana ishimwe. Ahubwo iza gutabara hari ikibazo, iza gukiza hari uburwayi, iza kugaburira uwashonje. Imana ishimwe. No kuvuga ngo rero ndinginga umuntu nkurikiranye ngo nahumure, ngo mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iriri hafi, nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi. Mbese hari ishyanga rikomeye, Yesu ashimwe, rifite Imana iriri hafi, nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje. Yesu ashimwe. Mbese hari ikintu wasimbuza Imana? Iyo uyambaje ntago uyibona. Ese koko tuvugishije ukuri, kuva wavuka ntago urabona Imana? Ntago wigeze ubona amaboko y'Imana? Yesu ashimwe. Ndinginga umuntu wese unkurikiranye, mbese hari ikintu cyakuri turi Imana? Aho uri muri ubwo burwayi hari ikintu cyakuri turi Imana? Ndagira ngo mbabwire ngo uyu umuntu agiye gushiramo umwuka, haleluya, aravuga ngo Mana ufashe. Yesu ashimwe. Ya Mana tubashye, kabone niyo yaba ari umupagani, kabone niyo yaba ari umurozi, aravuga ngo Mana ndakwinginze ngo unyakire. Yesu ashimwe. Nukuvuga ngo ku munota wa nyuma avuga ya Mana atigeze akorera. Mbese hari ikintu cyakuri turi Imana? Mu rugendo rwawe rwose ni igiki cyakuruta Imana? Mbese ntabwo wabonye Imana? Ese uwo mwuka uhumeka waba warawuguza ngahe? Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvisha umutima wanjye urakwizera. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvisha umutima wanjye urakwizera. Mutima wanjye urakwizeye, mutima wanjye urakwizeye. Ndavugana n'umuntu wese, ese koko hari ikintu cyakuri turi Imana? Hari ikintu warutisha iyi Mana? Warutisha Imana umugabo se? Ntibishoboka.
umugabo ajya guhinduka akakubwira ati sinigeze ngukunda. Haleluya. Warutisha umwana wawe Imana se, umwana akajya akubwira ati mama ntuzongere kumbyara. Imana ishimwe. Niki warutisha Imana mu yandi magambo? Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Kandi ni ishyanga rikomeye, ni ishyanga rikomeye ki rifite amategeko n'amateka yose. Haleluya. Mbashyira imbere uyu munsi, wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye, bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho. Ahubwo ubimenyeshe abana bawe n'abuzukuru bawe. Imana itugirire neza. Ahubwo kugira ngo wibagirwe, iyi Mana uyimenyesha abana bawe, uyimenyesha abuzukuru bawe n'abuzukuruza n'ubuvivi, urusheho kumenyesha. Ujye wibuka wa munsi wahagarariye imbere y'Uwiteka Imana yawe kuri Herbon, ubwo Uwiteka yabwiraga ati nteraniriza abantu mbumvishe amagambo yanjye, kugira ngo bige kunyubaha iminsi yose bazarama mu isi, kandi bigishe n'abana babo. Dusabwe kwigisha n'abana bacu iyi Mana twamenye kugira ngo bazayubahe. Imana ishimwe. Nta kintu ufite gena warutisha Imana, nawe nta kintu ufite warutisha Imana, kuko icyo cyose ufite ni Imana yakiguhaye. Ishatse yakikwambura mu minota ingahe? Mu minota 2. Imana yo mu ijuru itugirire neza kandi itwishimire. Rero ndashaka kubwira abantu ngo ese hari ikintu ufite warutisha Imana? Ese hari ikintu ufite warutisha Imana yaguhaye ubuzima? Ese hari ikintu ufite warutisha Imana yaguhaye kubaho? Ese hari ikintu ufite warutisha Imana yaguhaye abana? Nushaka kuba utanabafite, ariko yaguhaye umwuka uhumeka. Umunsi izabishaka zawo kwambura wisubize. Rero turiho kugira ngo twubahishe Imana. Ushobora kuba uri umupagani, ariko wowe ndabwira unteze amatwi, hindukira, uriho kugira ngo wubahishe Imana. Natangiye mvuga ngo Imana izura abantu bafite ibikomere byo mu mutima. Ngewe ndibuka yuko uwo guheranwa n'ibikomere. Kuki waheranwa n'ibikomere? Kuki waheranwa n'agahinda? Urashomereye, Yesu arahari kugira ngo agukure muri ubwo bushomeri. Umanitse amaguru mu bitaro, Yesu nta ndwara atakiza. Kanseri arazikiza, sida arazikiza. Yesu ashimwe. Imana ishaka ko tuyubakaho tukayikorera tubivanye ku mutima. Ese urashonje? Yesu ajya amara inzara, twaramubonye. Imana ishimwe. Nta rwitwazo na rumwe wowe ufite. Ndashaka gusengana n'umuntu wese ufite urwitwazo rutuma avuga ngo Mana, ngo kubera none se kangubaze, ubundi nureka nureka nukomeze gukizwa. Tuvugishije ukuri, Imana ibyo ubura nibwo uzabibona. Ngendi nkawe nakwemera nkapfira mu maboko y'Uwiteka, Imana igahabwa icyubahiro. Rero abantu bashaka kujya bankurikirana bajye bajya kuri YouTube, bandikeho Irembo ry'Ijuru TV. Ego muzajya mubona ibiganiro nyuzaho kuri YouTube. Yesu ashimwe. Ndabizi Imana hari aho uzava, hari naho uzagera. Byo wandika Irembo ry'Ijuru TV uzabona umugisha w'Imana. Nago mbese ni ijambo ry'Imana kandi rizahindura amateka yawe. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha, kandi ndabakunda kandi ndabishimira. Nimuhumure, Yesu abagirire neza. Reka rero twumva abantu bagira icyo bavuga kuri iri jambo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ngenda bakunda abantu bakunda kudutega amatwi. Ndabizi nitwumva ijambo ry'Imana hari aho tuzava naho tuzagera. Reka bahamagare kuri radio Umucyo. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Yesu ashimwe. Ahimbaze. Nitwa bande, muherereye hehe?
Kayitesi imbere irari ijambo ry'Imana twaryumvise kandi Imana iguhe umugisha turagusengera. Imana iguhe umugisha. Yesu ashimwe. Mwitwa bande muherereye hehe? nitwa Anje mereye mu Bugesera. Uherereye? Nitwa Anje mereye mu Bugesera. Yego mama Anje, Yesu aguhe umugisha. Turabashimiye ku ijambo ry'Imana mutugejejeho kandi muratwigishije bitewe n'uko natwe twari tumeze. Hari icyo tubashije kwiyunguraho, icya mbere ni ukwizera Imana. Amen. Anje, Yesu aguhe umugisha mwinshi. Murakoze kandi Imana ibahe umugisha n'imbaraga n'amavuta. Murakoze cyane. Hello. Radio Umucyo, halo. Mwiriwe neza. Mwiriwe amahoro. Yego ni Brandine Kimisagara. Yego. Iryo jambo ni ryiza twava ku Mana tukajya Imana iguhe umugisha ugumemo neza. Ni ukuri yaba ari mu bigeragezo twisunze Yesu wenyine. Imana iguhe imbaraga, amavuta imbaraga. Imana ibahe umugisha. Yesu aguhe umugisha. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi mwinshi, ibakomereza amaboko ngo twava kuri Yesu tukajya hehe, niko we ambwiye. Imana. Radio Umucyo, halo. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Ni ukuri ndabakurikirana, uko mwigisha ndabakurikirana. Ijambo ry'Imana ni ukuri rigenda ritwubaka. Iri jambo numvise ko ngomba guhanga Imana amaso, akaba ariyo ntumbwira mu nsengere kugira ngo mfite ibigeragezo by'ubukene bingoye cyane kugira ngo Imana igire icyo inkorera. Imana iguhe umugisha turagusengera. Yego nitwa Mahoro ni Karuruma. Yego. Imana iguhe umugisha kandi tuza ubukene. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Mwitwa bande muherereye hehe? Imana yafashije Adamoro merereye Kirehe muri Mushikiri. Yego. Tuba tubakurikiye kuri Radio Umucyo. Twumvise ijambo, batubwira ijambo ryiza. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha mwinshi kandi cyane kongera imbaraga n'amavuta. Amina. Amena. Haleluya. Yesu turagufasha gusenga hamwe no kubaha Imana ni ingenzi. Yesu aguhe umugisha. Yego ni Imana twaguze imbaraga. Yego. Yego urakoze. Murakoze cyane. Radio Umucyo, halo. Yesu ashimwe. Mwitwa bande muherereye hehe? Nashimwe cyane. Imana ijye ibaha umugisha imbaraga n'amavuta. Amen. Ijambo ry'Imana ntirizagenda ubusa niyo hari uwo ritafasha ariko nyiraryo aba yaryakiriye. Mwisuko se cyane rwose. Hari uwo twavuganaga nawe. Ijambo ry'Imana nyiraryo aba yaryakiriye. Imana ibaha umugisha mwinshi duhe n'imbaraga zo gukomeza muri ibi bihe biri imbere. Imana iguhe umugisha mama. Yesu akugirire neza. Imana imuhe umugisha. Aragira ati ijambo ry'Imana ntirizagenda ubusa. Nibyo hari uwo twavuganaga, hari uwo Mwuka Wera ashatse kubwira, kandi ndabizi Mwuka Wera aba ari kugenda yikorera imirimo n'ibitangaza. Rero ku bantu bafite smartphone bajye bandika Irembo ry'Ijuru kuri YouTube, bakurikirane ijambo ry'Imana. Imana izabaha umugisha. Ndagira ngo mbwira abantu ngo humura. Simbizi nkunda kuba nabwira abantu ngo bahumure, ariko babandi bubaha Imana. Nawe rero utarubaha Imana, genda wegera urusengero rukwegereye, wature Yesu nk'umwami n'umukiza. Uzabona amahoro waburiye hanze. Uzabona amahoro waburiye hanze. Wowe ufite ubukene bw'indengakamere, nta hantu Imana itakura umuntu, nta nayo itamugiza. Ni ukuvuga ngo tuba tubabwira ibintu twabonye, tuba tubabwira ibintu Imana yadukoreye, tutababeshya, tutavuga Imana iri igipindi, kuko hari n'abantu bavuga Imana y'igipindi.
Yesu ashimwe. Ariko mba numva ndi kubabwira Imana nabonye, ntago nabeshyera Imana, kuko ngiye ntago ndi muri terankunga wo kuvuga Imana ibinyoma. Oya, Imana irihagije, n'ibiti n'amabuye tutayivuze byayivuga. Tuvuga Imana rero ibyo yakoze uko kuri, ahubwo wowe aho uri hindukirira Imana, ukorera Imana mu kuri no mu mwuka. Imana izagira gute? Izaguha umugisha. Imana rero ibahereza umugisha. Icyo nashakaga shaka kuvuga ngo dukurikira Imana mu kuri no mu mwuka. Dukurikira Imana niza duhindura amateka. Niyo wowe ni Imana yagucamo, nta wikubise mu gatuza yaguhana. Abantu bakunda kuvuga ngo Imana ica mu bantu. Nibyo koko Imana ica mu bantu. N'aka kanya hari uzakizwa kuko ndi kubwiriza kuri radio. Imana ikavuga ngo iciye muri Jose, igihe cyagera nuko igihe cyagera. Mbese ubu hari umuntu watumye nza kuri radio Umucyo kugira ngo mubwire Imana abashe guhindukira, abashe gukizwa, abashe kwihana. Kuko twebwe tuvuga Imana kugira ngo bantu bakizwe bihane. Imana ishimwe. Rero nkwifurize gukizwa, ubwo bambagari Yesu akabwegeranya, ubwo bumuga bwo mu mutima Yesu akabukiza, ubwo umubiri Yesu akabukiza. Nicyo cyatuzanye muri iyi si, ni ukuvuga tukavuga Imana, abantu b'Imana bagahinduka. Nta kindi cyatuzanye, nta kindi. Ngicyo rero gitumye mba kuri radio Umucyo, no kugira ngo mbwira abantu bahindukire, bahabwa umugisha n'Imana. Rero Imana ibaha umugisha. Ngiye gusengana n'umuntu wumva nta kintu kiruta Imana, ahubwo akwiye kongera akegera Imana kugira ngo Imana imukize ubwo bumuga. Imana ifite imbaraga nyinshi, Imana ifite ubushobozi bwinshi. Sengeye umuntu wese wankurikiranye, n'uzankurikirana ahabwa umugisha w'Imana. Ndasengeye ngo uri mu bitaro yakire gukira, ufite ubugumba yakira abana, ufite ubushomeri yakira akazi, mu ruhande rw'umuntu wese urushye uryama ntasinzire yakira ibitotsi. Ndinginga Imana, ndabatumaho Mwuka Wera, niwe ugenda agakora ku mitima y'abantu. Mana, abapagani bakira agakiza kugira ngo tuzabashe gukorera Imana mu izina rya Kristo Yesu. Hari umuntu nyiringabo Imana utegereje kugira ngo azamumara mu bandi, yumva ijambo ahindukizwe n'amaraso ya Kristo. Ni byinshi navuga, ariko ndasaba Imana kugira ngo Imana yabera igaragare. Reka igicu cy'umwijima kive ku bwoko bwawe, ahubwo baremere igicu cy'umucyo. Ni mu izina ry'Imana Data twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Murakoze.